Ese wigeze wumva usa nkaho icyaha cyakugize umugaragu? Wigeze wiyemeza kureka icyaha ariko bikanga buri gihe? Humura, ntabwo uri wenyine. Yesu yaje kuducungura kandi Imana yaduhaye uburyo bwo gutsinda icyaha burundu. Uyu munsi reka nkubwire ibintu bitanu by'ingenzi bigufasha gutsinda icyaha maze utangire kubaho ubuzima bushya muri Kristo. Icya mbere, saba Umwuka Wera kugufasha. Umwuka Wera niwe mbaraga zacu mu rugamba rwo kurwanya icyaha. Ibyakozwe n'igice cya mbere 8 haravuga ngo muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo guhamya. Ntabwo ugomba kurwana wenyine. Bwira Imana uti Mwami, sinshoboye kubireka kubw'imbaraga zanjye. Mpereza umwuka wawe unshoboze gutsinda icyaha. Icya kabiri, shyira ijambo ry'Imana imbere. Ijambo ry'Imana ni inkota yo mu mwuka. Uko urisoma buri munsi niko rigusukura, rikaguhindura kandi rikagukomeza. Zaburi 119:11 haravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Rero tegura igihe cyawe cya buri munsi cyo gusoma Bibiliya. Soma ijambo ry'Imana buri munsi, rizagufasha kurwanya icyaha cyakunaniye. Icya gatatu, senga buri munsi. Amasengesho atuma aguma mu bucuti bwimbitse n'Imana. Iyo dusenga tuba tuvugana n'Umuremyi wacu kandi aduha amahoro no gukomera. Niba ushaka gutsinda icyaha, ujye ubwira Imana byose. Nta kindi gihindura umutima uretse kuganira n'Imana. Icya kane, irinde ibintu bigushora mu byaha. Hari ibintu bimwe na bimwe bigushora mu byaha, nk'abantu, ahantu cyangwa ibintu ureba. Yesu yaravuze ati niba ijisho ryawe rikugusha mu cyaha, rikuremo urijugunye kure yawe. Ibi bisobanuye ko ugomba gufata umwanzuro ukomeye wo kureka ibyo bikuzanira ibishuko. Icya gatanu, shaka inshuti zikuganisha ku Mana. Ubuzima bwacu buhindurwa n'abantu badukikije. Abakorinto ba mbere igice cya 15:13 haravuga ngo ntimuyobe, kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Icyo bisobanura ni uko niba ushaka gukura mu Mana, ugomba gushaka abantu bakubwira ukuri, bagusengera kandi bagufasha gukomera mu kwizera. Ndagusaba ibintu bitanu utangire ubishyire mu bikorwa kuva uyu munsi. Imana ifite ubushobozi bwo kuguhindura no kugufasha gutsinda icyaha burundu. Niba iyi nyigisho igufashije, andika muri comment ngo amen. Komeza ukurikire Kigali Worship kugira ngo dukomeze gufatanya mu rugendo rwo gukura mu Mana. Imana iguhe umugisha.